ati dore umuntu wanjye, dore umunyamasengesho wanjye, uyu nguyu arankiranukira, dore umuvuga. Yesu ashimwe bene data, dushimye Imana kongera kugaruka mu ijambo ryayo, kongera kugira umwanya wo kuganira ku ijambo ryayo. N'iby'agaciro kenshi ijambo ry'Imana, ndabakangurira kurikunda, kuryitaho, kurisoma, kuryumva, kuritekerezaho, kubana n'Imana mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Ibyo uzumva muri Bibiriya yera n'ubuhanuzi bukomeye kandi butavangiye. Imana ishimwe yuko yongeye kuduhereza umwanya wo kurivuga no kuriganira. Nawe ufashe umwanya wo kuryumva, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Imana iguha umugisha cyane. Reka tubanze twegereze Imana mu mwanya w'ijambo ryayo. Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje kubw'umwanya wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ryaturemye, niryo ritugize. Ritariho ntago twabaho. Kuva mbere tutari twabaho, ryari ririho, niryo ryaturemye, turiho ku bwaryo. Reka rero muri uyu mwanya tuyobore, kandi imbaraga zawe zigaragarane natwe muri ryo. Duhereze byinshi tutazi, tubimenye kubw'ijambo ryawe. Imitima yose iryumva uyagurire kurimenya, mu izina rya Yesu, amen. Mbaye ikaze mu izina rya Yesu. Reka tuganire ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo guceceka kw'Imana harimo igisubizo gikomeye cyane. Iyo Imana yacecetse ku buzima bw'umwana w'umuntu, ntago bisobanuye yuko idakora. Iyo Imana yacecetse ku buzima bwawe, hari byinshi bisobanuye, kandi mu mvugo Imana ikoresha ivuga no guceceka kwayo birimo. Imana hari ubwo iceceka kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Imana ntago ivuga igihe cyose. Imana ntago uko yumvishe ariko ivuga. Nitandukanira n'umwana w'umuntu. Iyo umwana w'umuntu yumvishije icya mbere, akanwa karamurya kugira ngo avuge. Icyo yumvishije yumva yahita avuga. Ariko Imana itandukanye natwe abana b'abantu. Iyo usenze Imana irakumva. Nicyo cya mbere, nicyo cy'ingenzi, kukumva. Imana irakumva. Nta muntu n'umwe ushobora gusenga ngo asengere mu kuri no mu mwuka ngo Imana ireke kumwumva. Niba warasenze, ndaguhamiriza yuko Imana yarakumvishe. Kuba itaravuze, hari impamvu nyinshi ijambo ry'Imana riri buze kudusobanurira byatuma iceceka ku buzima bwawe. Itagutereranye, atari uko itakumvishije, ahubwo hari impamvu yatumye iceceka imbere y'amasengesho yawe. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, ibice 23, duhere ku murongo wa 3. Iyaba narinzi aho nyibona, ndetse ngo nshyikire intebe yayo, nayitangirira urubanza rwanjye rwose, akanwa kanjye nkakuzuzamo amagambo yo kwiburanira. Nkamenya amagambo yansubiza, kandi nkumva icyo yambwira. Mbese yankangaza imbaraga zayo nyinshi? Oya, ahubwo yanyitaho. Aho niho umukiranutsi yaburanira nayo. Incira urubanza ikansindishiriza iteka ryose. Dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi.
yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona, ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dusomye amagambo meza ari muri iki gice cya 23 mu gitabo cya Yobu. Yobu ni umugabo abantu bose bazi ubuhamya bwe. Ni umugabo w'intwari, wabaye intwari mu gihe gikomeye cyane. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo hagaragaza amateka y'itangira ry'ibibazo bya Yobu. Bitubwira neza uwo Yobu yari we, ibyago byaje kumugwiririra ndetse nuko byaje gusoza. Haravuga neza ngo mu gihugu cy'Usi ngo hari umugabo witwaga Yobu, ngo uyu mugabo yari umutunzi cyane, yari umugabo ufite abagaragu benshi cyane, yari umugabo ufite inka nyinshi cyane, yari afite indogobe nyinshi, yari afite intama nyinshi, yari afite ubutunzi bwinshi, yari afite abana b'abahungu, abana b'abakobwa, kandi yari afite umugore mwiza. Ariko ngo umunsi umwe ngo abana b'Imana bateranye ngo bahimbaza Imana, na Satani nawe araza ngo aza gushengererana nabo. Mwene data, aho uri musenga ntukagire ngo Satani arahahejwe. Satani ntago ahahezwa, arahaza, kuko ngo abana b'Imana bari barimo bashengerera Uwiteka, ngo Satani nawe ngo azana nabo. Hari igihe dusenga ariko tukazana na Satani. Satani akinjira mu byumba by'amasengesho, Satani akinjira mu nsengero, yumva ibyo usenga, avuga imbere y'Uwiteka, akakurega, akavuga byinshi, kuko nawe hari ibyo yakubonyeho byinshi. Hari igihe twibeshya ngo aho turimo dusengera Satani ntago ahari. Arahari, arahaba. Ngo barimo bashengerera Uwiteka, Satani nawe araza ngo azana nabo. Ntago Bibiriya tubwira ngo yaje gushengerera nawe, yaje aje kureba, aje kumva, aje gushaka amakuru y'abana b'Imana. Ngo maze Uwiteka aramubona, aramubaza ngo uvuye he? Satani aramusubiza ngo mvuye mu isi kwitambagiramo no kwizereramo. Nkwibutse mwene data, iyi si Satani yayimanutseho, kuko ijambo riratubwira neza ngo ishime wajuru we, ngo nawe wasigushije ishyano, kuko umubi akumanukiye. Satani yamanukiye iyi si, Satani yamanukiye abari mu isi. Iyi si ayirimo, ayikoreramo, ayituyemo. Aramusubiza ngo mvuye mu isi kwizereramo ndetse no kwitambagiramo, kuko bifitiye uburenganzira, ntaho ahejwe kugera mu isi. Maze Uwiteka nawe aramusubiza, aramubwira mbese wabonye umugaragu wanjye Yobu uko akiranuka, uko nkiranukira, uko yitondera amategeko yanjye, uko agendera mu nzira zo gukiranuka? Mwene data, hari igihe kigera umwana w'umuntu Imana ikamwirata kubera uburyo witwara, kubera kwitwararika kwawe, kubera kugendana nayo, kubera kwirinda icyaha, atari uko wowe bikubihiye, atari uko utabishaka. Icyaha kiraryoha hano mu isi, ibyaha biraryoha. Ababikora ntukagire ngo babikora gutyo gusa, nuko bibaryoheye, nuko bumva bibanejeje. Ariko iyo wateye umugongo ibyaha, ukibuza umunezero wo mu isi y'ibyaha, Imana iraguhamya, Imana irakwemera. Yamara kukwemera ikakwirata, ikumva irimo irivuga hejuru ya Satani ku bwawe. Ndakwifuriza kugira ngo nawe ube mu mubare w'abantu bari muri iyi si y'ibyaha, bari muri iyi si y'ibishuko, bari muri iyi si igoye gukiranukiramo, ariko muri uwo mubare ab'Imana ishobora kwirata mu maso ya Satani. Abo Satani atega imitego ntibafate. Nkwifurije kugira ngo ubabemo, nanjye ndifuza kugira ngo mbabemo. Ijambo ry'Imana rirakomeza riratubwira mu bice bibanza by'iki gitabo ngo Satani aravuga ngo mbese yabuzwa n'iki kugukiranukira?
ko wamuhaye amatungo ukamuhereza abana ukamuhereza umuryango, yabuzwa n'iki se kugukiranukira? Hari impamvu nyinshi Satani ashyira imbere y'Imana kugira ngo Imana imwemerere, imuhe akanya ko kubana nawe, ko kukugiraho uburenganzira. Ntago Satani ashobora kugufata ngo ukoze ibyo ashaka Imana itabimwemereye, itamuhaye umwanya. Ariko ikintu kimwe kinezeza ni uko Imana idashobora gukora ikosa ryo guhereza ubugingo bwawe amaboko ya Satani. Ishobora kumuhereza ibindi byose, kuva ku byo utunze, ku mu inshuti zawe, ariko ubugingo bwawe buhishwe mu kiganza gikomeye cy'Imana. Satani amurika ibikorwa byose Imana yakoreye Yobu, ibigira urwitwazo rw'uko ariyo mpamvu ituma Yobu akiranukira Imana. Ese wowe nkubaze muri iki gitondo cyangwa se muri uyu mwanya, ni iki gituma ukiranukira Imana? Ese nibyo yaguhaye? Ese ukiranukira Imana kubw'inyungu urimo uteganya ku Mana? Urakiranukira Imana kubera amasezerano yaguhaye? Urakiranukira Imana se kubera imyambaro yaguhaye? Urakiranukira Imana kubw'urubyaro yaguhaye? Urakiranukira Imana kubw'urugo rw'umugisha yaguhaye? Niba ariyo mpamvu igutera gukiranukira Imana, uri mu byago, kuko umunsi wageragejwe nka Yobu uzihakana Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo dukiranukire Imana kuko ari Imana yaturemye, kuko twamenye ko ari Imana, kuko twamenye yuko nta wundi ukwiriye kuramywa no guhimbazwa, nta wundi dukwiriye guhereza icyizere cyacu. Ntago twizera Imana kubw'ibyo yakoze ku buzima bwacu. Ntago Imana yitwa Imana kubera ibyo yaduhaye. Ntago Imana yitwa Imana kubera ibyo yakoze mu miryango yacu. Imana isubiza Satani iti, genda nguhaye uburenganzira, ukore ku butunzi bwe, ukore ku bana be, ukore ku byo atunze. Aragenda ngo umunsi umwe yicaye iwe, abashumba baraza bamubikira inkuru mbi. Baramubwira ati, haje ibitero, intama zose barazinyaga, n'abagaragu bawe bose barabica, ngo ni njyewe njyenyine wasigaye wo kukubwira amakuru. Atarahava akihicaye akimubwira, haba haje undi. Aramubwira ngo mu ndogobe zawe haje abanyazi, barangije barazinyaga, ni njyewe njyenyine mu bagaragu bawe wabashe kurokoka wo kukubwira amakuru. Ibintu bitangiye kugenda, ibintu bitangiye kudogera, ibintu bitangiye kwangirika mu ruhande rwa Yobu. Haleluya! Niba ushingikirije agakiza kawe ku bintu, niba gukomera kwawe guhagaze ku byo utunze, urimo uragenda ku musenyi, wubatse ku musenyi. Undi nawe batarahava, batarashingura ibirenge, haba haje indi ntumwa, nayo izanye inkuru y'incamugongo kuri Yobu. Hamwe ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe ngo barimo basangira mu rugo rwa mukuru wabo, ngo maze haza inkubiri y'umuyaga ngo ihirika inzu, ngo bose bagwamo, ngo ni njye njyenyine warokotse wo kukubikira. Ibintu biratangira birangirika. Ubutunzi bwa Yobu bugendeye mu mwanya umwe, umunsi umwe, mu isaha imwe gusa, ubutunzi burashira. Intama ziragenda, indogobe ziragenda, ingamiya ziragenda, abagaragu barashira, abana bamushiraho, abakobwa be n'abahungu be baba baragiye. Mbese ari wowe uhagaze muri uyu mwanya wa Yobu, muri aka kanya, Imana ikabireba igaceceka. Ese wasobanukirwa yuko ari Imana yaguhanye mu maso no mu maboko ya Satani? Mwene data, guceceka kw'Imana, hari igihe Imana iceceka kubera impamvu z'icyubahiro cyayo gikomeye. Hari impamvu nyinshi.
Imana iceceka ku buzima bwacu. Maze Yobu, ikintu nkunda cyane, ngo maze ngo Yobu ngo aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, ntacyo mfite. Icyampa ugasobanukirwa ko wavuye mu nda ya nyoko ntacyo ufite. Icyampa ugasobanukirwa yuko ibyo utunze byose wabisanze kandi uzabisiga. Ngo navuye mu nda ya mama ntacyo mfite, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Icyampa tukabisobanukirwa. Icyampa muri iyi minsi abantu bahagaritse imitima kubw'ubutunzi, abantu barimo bicana bagakaraba amaraso kubw'ubutunzi, abantu barimo barabeshya kubw'ubutunzi, abantu bataye agakiza, abantu barekuye Imana kubera ubutunzi. Ubutunzi twasanze kuri iyi si, ubutunzi butumurwa nk'umurama. Maze aravuga ngo Uwiteka niwe wabimpaye byose. Yobu ndamukunda cyane. Ngo Uwiteka niwe wabimpaye byose, ngo kandi niwe ubyishubije. Ibyo utunze byose nawe ubwawe uri Uwiteka, niwe wakuremye, niwe wabiguhaye. Isaha yose abasha kubyisubiza. N'Imana yabiguhaye, igihe cyose ishobora kubyisubiza, ntago wayiburanya. Yobu maze arasobanukirwa, asobanukirwa ko Imana ariyo yamuhaye kandi ariyo yishubije. Ese mwene data, wowe ibyo ufite utekereza ko wabivanye he? Niba utekereza ko byavuye mu bwenge bwawe, urishuka. Niba utekereza ko byavuye mu gukora cyane kurusha abandi, urishuka. Wagize kuraje urakora cyane, ariko Imana ihira imirimo yawe maze ugwiza ubutunzi. N'Imana yabiguhaye. Hari benshi bakoze kukurusha ariko ntago babonye ibyo wabonye. Hari benshi bakoze mbere yawe ndetse bakurushaga n'umwete wo gukora, ariko nta kintu bafite. Uyu munsi wa none ntacyo bafite. Mwene data, ndagira ngo utekereze nka Yobu. Utekereze yuko ibyo ufite byose, iby'icyubahiro ufite, iby'agaciro ufite, icyubahiro wahawe, intebe wicayemo, ntago ari wowe wahigejeje, ntago ari wowe wahishyize, ntago ari wowe wivuganiye. Hari Imana yaguteruye irahagutereka. Atari ubwenge bwawe, atari ubushobozi bwawe, atari kuvuka ahantu hakomeye, atari uko wagize inshuti zikomeye. Imana niduhereza byose kandi ibitwara igihe ishakiye. Ibintu ni nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Mwene data, niba kwizera kwawe, niba gukomera kwawe, niba imbaraga zawe zishingiye ku byo utunze, ntago ukomeye, urajegajega. Wubakiye ku musenyi, kuko wubakiye ku bidafatika, ku bitarama. Maze muri ibi bice 23 Uwiteka yihisha Yobu, aramwihisha. Yobu ashaka Imana, ayishakira iburyo arayibura, ayishakira ibumoso arayibura, arayishakashaka ngo aburane nayo, ngo ayibwire amaganya ye, arayihamagara iramunenira. Hari igihe dusenga kubw'impamvu runaka, Imana igaceceka, ikakumva ariko igaceceka, ikakumva ariko igaceceka. Ukajya gusenga, mugasengana n'abandi, mugafata iminsi imwe y'amasengesho, bagasubizwa, Imana ikavugana nabo, Imana ikabasubiza, wowe ukabona nta kintu kinyeganyega ku buzima bwawe. Ahubwo kugira ngo bishire, ahubwo kugira ngo bigabanyuke, bikiyongera. Uko iminsi yashiraga, uko Satani yagendaga agerageza Yobu, niko ibibazo byiyongeraga. Yobu yari afite inshuti eshatu. Yari afite inshuti eshatu: Zofari, Elifazi na Biludadi. Inshuti zawe igihe Imana yacecetse nizo za mbere zizaguhinduka. Nta nshuti dufite muri iyi si, nta nshuti ufite. Ufite inshuti imwe, ni Yesu, niyo nshuti y'ibihe byose. Batangira amadisikuru, batangira imbwirwaruhame zo guca intege Yobu, zo kumuvugiraho. Iyo Imana yacecetse ku buzima bwawe,
utarigeze agira ijambo ku buzima bwawe aratangira akarigira, utarigeze agutinyuka aratangira akagutinyuka, utarigeze avuga aravuga. Hari igihe kigera mwene data, Imana igatanga igihe cyo kuvuga ku banzi bawe, ndetse igatanga n'igihe abari inshuti zawe bagahinduka abanzi bawe. Zofari agahera ahangaha akamubwira, wowe uri indyarya watwishushanyagaho, iyo Imana yacecetse ubukiranutsi bwawe busa nk'aho butwikiriwe, ntabwo wongera kugaragara nk'umukiranutsi. Baratangira ngo Imana yarakuretse, baratangira ngo uriya yavuye mu masezerano ni nta mpamvu, bagatangira gusomera n'ibyanditswe. Ariko komera umutima, mu guceceka kw'Imana harimo igisubizo gikomeye. Iyo Imana yacecetse ku buzima bwawe, umuryango urakwihakana, abo muvukana bakakwihakana, bakavuga neza cyane wowe ntabwo uri uwo muri twebwe. Uravuga mbese birashoboka? Yefuta yavukanaga na bene se, arangije umunsi umwe bamwirukana mu muryango. Yefuta baramwangaza. Imana yari yacecetse ku buzima bwa Yefuta, ariko nubwo yacecetse ku buzima bwa Yefuta ntabwo yabirekeye aho ngaho. Yari imuteganyirije umunsi umwe azagaruka muri bene se, kandi akagaruka ari umutware. Yefuta aragenda arangara adafite aho yerekeza, areba abo bahuje ibibazo, haba amayibobo, abadafite hirya no hino, abayirukanwe mu miryango, abaciye mu miryango, abo Imana yacecetse ku buzima bwabo. Arabakusanya abaremamo umutwe w'ingabo, bajya mu ishyamba. Imana iraceceka, ava muri gakondo ya se, ava mu mugabane, mu byo se yamugeneye, ariko abuzwa uburenganzira. Imana iraceceka. Nawe birashoboka yuko Imana yacecetse ku buzima bwawe. Uyu munsi ndagira ngo usobanukirwe yuko guceceka kw'Imana bidasobanura kukureka, bidasobanura kukwibagirwa, bidasobanura ko wahindutse umunyabyaha, bidasobanura ko waciriweho iteka. Imana igiceceka, yo barayishaka, arayishakisha, yo barayiheba. Imana imira ikamwirata, ikamuvuga mu maso ya Satani, ikamuvuga, warebye umukiranutsi wanjye Yobu, unkiranukira iminsi yose. Uwo muntu ukiranukira Imana ku rugero Imana imwirata, ariko akayishaka, Imana ikamwihisha. Haleluya. Imana iraceceka mu buzima bwacu rimwe na rimwe, ariko hari ibyicecekana. Ndagira ngo ubwire mwene data, ntabwo Imana yicecekera, ntabwo Imana icecekera ku busa. Imana iceceka ifite ikirimo itegura. Imana iceceka hari icyo yamaze gukora. Imana iceceka hari ikirimo ikora. Mu guceceka kwayo ndagwishurira ibanga yuko Imana ntabwo ishobora guceceka ku mukiranutsi wayo gutyo gusa, ntibibaho. Iceceka ku mukiranutsi wayo hari ikintu irimo itegura, hari ikintu gikomeye. Kandi Imana iyo igiye gukora ikintu gikomeye ntabwo ivuga. Imana ntabwo ishobora kuvugira rimwe n'abantu. Imana irabanza ikareka abantu, ikabahereza umwanya bakavuga, kuko ivuze n'abantu barimo bavuga bizaba urusaku. Uzamenya wumva nde? Uzamenya wumva Imana cyangwa uzamenya wumva abantu? Imana irabareka bakavuga, kandi impamvu ibareka ngo bavuge nuko nibikora bagomba kuzongera bakavuga. Uzashobora kubyivugira wowe wenyine? Oya. Imana irabizi ko muri iyi si harimo abanyamagambo, kandi Imana izi kureba neza, izi abantu bashobora kukwamamaza mu kanya nk'ako guhumbya. Abo ngabo nizo ntwaro z'Imana muri icyo gihe cyo guceceka kwayo. Iraza ikabegeza hafi yawe, bakakuvuga, bakaguhimba, bakagushushanya, bakakurema muri iyi si ukuntu utari, uko utigeze uba, n'uko udatekereza kuzaba. Bakakurema, bakagushushanya, bakagushyira ahagaragara. Imana irabazi,
iza abantu bashoboye kukuvuga, bashoboye kukwamamaza. Imana iraceceka, icecekana Yobu. Yobu ageraho noneho Satani yongera asubira imbere y'Imana, aribwira ati wabuzwa n'iki se? Imana iramubwira ati wabonye yuko byose nabimuvanyeho, wanteye kumuhemukira muziza gatsi, niko Bibiriya itubwira, wanteye kumuhora gatsi, kumuhora ubusa, ariko yakweretse yuko anyiranukira, atabitewe n'urubyaro, atabitewe n'abana, atabitewe n'amatungo, atabitewe n'ubutunzi, ahubwo kuko ari umukiranutsi. Satani arongera aramusaba bwa kabiri, aramubwira ngo umuntu yabasha gutanga ibintu byose afite kugira ngo acungure umubiri we. Haleluya. Imana nayo iramusubiza ngo genda, umubiri we n'amagufa ndabiguhaye, ariko ubugingo bwe ntupime. Nakubwiye ngo Imana yagutanga, ikagutanga mu maboko y'abanzi, ariko ubugingo bwawe ntishobora kubutanga mu maboko y'abadakebwe. Ntibishoboka yuko abadakebwe, abatazi Imana, abanzi bawe, Imana ibahereza ubugingo bwawe. Ushobora kubahereza bindi byose, ndetse n'umubiri wawe Imana ikawutanga, ukageragezwa n'uburwayi, ukageragezwa n'ubugumba. Nkana muri Samweli wa mbere igice cya mbere hari inkuru ya Hana na Penina, abagore ba Elukana. Penina aragenda abyara abasore n'inkumi, Hana aba ingumba. Birashoboka yuko ibishyute Satani yateje Yobu ku ruhande rwawe bifite indi sura, bifite ukundi byaje. Satani yasabye Yobu, Imana iramwemerera ngo amuteze ibishyute biva mu bworo bw'uburenge bw'ibirenge bigera mu mutwe, ngo akishimisha urujyo, bigeraho umugore we basangiye byose, umugore we basangiye icyubahiro, umugore we basangiye ubutunzi, umugore we babyaranye abana b'abahungu n'abakobwa. Arangije nawe aramushinyagurira, aramubwira ngo ese watutse iyo Mana yawe ukipfira? Nakubwiye ngo inshuti imwe muri iyi si ni Yesu, idashobora kuduhinduka ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba hari indi nshuti wibwira yuko ari ibihe byose mu buzima bwawe, waribeshye. Menye uyu munsi yuko Yesu niwe nshuti idashobora kuguhana mu byago no mu makuba. Umugore w'umuntu ngo iyo umugabo n'umugore bahuye ngo baba babaye umubiri umwe, umubiri we, urugingo rwe. Yobu umugore we aba ari we umushinyagurira, aramubwira ngo iyo Mana yari yamaze gutakaza ibimenyetso by'uko atunze Imana mu buzima bwe. Umugore we yarabizi neza, yarazi ko akiranukira Imana, yarazi ko atamba ibitambo, yarabizi neza, yarazi ubukiranutsi bwe. Ariko kubera ibyo yahuye nabyo, kubera ibyo yagendaga ahura nabyo, umugore we nawe arangije arareba, aravuga ati ibi ngibi ntago bishoboka ku mukiranutsi. Ibi ngibi byose yarishushanyaga, kimwe na Zofari na Birudadi, nabo bamwise indyarya. Yobu yemera yuko ari umunyabyaha, ariko arahakana, aravuga ngo sindi indyarya. Aramushinyagurira umugore we, ariko Yobu ntiyacumura muri ibyo byose. Igihe cyose Imana izaguhana mu maso y'abanzi bawe, igihe Imana izaceceka ku buzima bwawe, uzarinda ururimi rwawe, uzarinda umutima wawe, ntugacire abantu iteka, ntugabacire urubanza, ahubwo uzacecekera imbere y'Imana. Yobu ntabwo yacumuye, yaramushubije umugore we, aramubwira ngo uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Ntabwo yamubwiye ngo uvuze nk'umupfapfa, ntabwo yamubwiye ngo uri umupfapfa, yaramubwiye ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Akenshi iyo Satani aduteje ibigeragezo n'ibibazo, yemerewe n'Imana kutugerageza. Haleluya. Turatangira tukavuga abantu, turatangira tukabacira Imana, turatangira
tugasinda amagambo. Ntugasinde amagambo mu gihe Imana yacecetse ku buzima bwawe. Senga ese ubundi ni iki cyagukomeza mu gihe Imana yacecetse? Ugasenga ukiruza ubusa, ntagire amakuru namwe umenya, Imana igaceceka, kugira ngo ibibazo bigabanyuke bikongera ahubwo bigakaza umurego. Ni iki cyagukomeza? Uzakomezwa no kwizera kwawe. Niwizera yuko Imana ari Imana mu buzima bwawe, uzakomera. Uzakomezwa kandi n'ibyiringiro. Ibyiringiro byacu bikwiriye gukomera mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'ibirori. Haleluya. Abantu benshi bacika intege muri kino gihe, ntibasobanukirwe yuko Imana ishobora kukwishimira, Imana ikakunezererwa, Imana ikareba umutima wawe, ikareba uburyo uyikiranukira, ikakwiratira mu isi, ikakwiratira imbere ya Satani agahinyuza, akavuga ko udashobora. Hari impamvu nyinshi zituma uyikiranukira, ikagutanga. Imana igaceceka, ugasenga, ukihana, ugatangira kwishinja ibyaha. Byageze aho Yobu yemera yuko ari umunyabyaha, kandi mu by'ukuri ntago yari umunyabyaha, ntacyo yacumuye. Ariko bamwokeje igitutu, Zofari, Birudadi bamwotsa igitutu kugeza ubwo yemera yuko yacumuye, atangira kwihana ibyaha ategeza akora. Bijya bibaho yuko umuntu areba ibiharimo, areba ibihagazemo, areba ibintu biri kuba ku buzima bwe, areba ibintu biri kuba ku muryango we, areba ibintu biri kuba mu muhamagaro we, areba ibintu biri kuba mu kazi ke, akumva ntabwo bishoboka, byanze bikunze hari icyo yacumuye kuma, hari icyo yatandukiriyeho. Oya, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko watandukiriye Imana. Hari igihe Imana ibyemera yuko biba kugira ngo Satani amenye yuko kwizera kwawe kudashingiye ku bintu, kwizera kwawe kudashingiye ku bifatika, gukiranuka kwawe bidashingiye ku bifatika. Haleluya. Dawidi nawe umunsi umwe, urabisanga muri Samweli wa kabiri ibice 12:16, aragenda, inkuru ye ni ndende, afata umugore muka Uriya, wari umusirikare we, arangije amutera inda, babyarana umwana. Uwo mwana ngo Imana iramutera, yanga kwabaho. Dawidi ngo afata igihe, yanga kurya, yicara hasi, aryama hasi, arigunga, yinginga Imana kugira ngo Imana idakuraho wa mwana. Ariko Bibiriya yaratubwiye neza ngo Imana niyo yari yateye umwana wa muka Uriya. Imana iraceceka. Munsi wa mbere Imana iraceceka, munsi wa kabiri Imana iraceceka, wa gatatu Imana iraceceka. Iminsi 7 ishize umwana arapfa. Hari ibyo dusaba Imana ikabona yuko bidakwiriye gukomeza kubaho. Hari igihe dusenga Imana yamaze gufata umwanzuro wo gukura bikizira mu bwoko bwayo, tugasenga Imana igaceceka. Birashoboka yuko dushobora gusenga, tugasengera ibidakwiriye, ibyo Imana idashaka ko bibaho, Imana igaceceka. Birashoboka kandi yuko ushobora gusenga Imana, ugasenga, ugasaba ibintu, ukinginga Imana kugira ngo igire ibyo ikora ku buzima bwawe, kandi igihe kitaragera. Ntabwo ubwo ngo Imana irareka abantu bakavuga. Igihe cy'abantu kitaravuga, kitarashira cyo kuvuga, Imana iraceceka, igakomeza ikabareka, ikabaha umwanya urambuye, bakakuvuga, bakavuga ibyo bashaka. Yarangiza baceceka, Imana ikavuga. Kandi Imana ntishobora gukora abantu batararangiza gukora. Ntabwo Imana ishobora kuvanga imirimo yabo n'imirimo y'abana b'abantu. Ku ijambo ryayo riratubwira neza ngo ntabwo icyubahiro cyayo izagihereza undi muntu. Amen. Ntabwo icyubahiro cy'Imana izagisangira n'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana igikora mu mwanya umwe n'abantu barimo bakora. Iyo abantu bakigerageza gukora, iyo abantu bakirimo bashakisha
ibyo uburyo bw'abana b'abantu iyo bukirimo gukora, ntabwo Imana ishobora kuvuga, ntabwo Imana ishobora gukora. Irabanza ikareka mukagerageza, mugakora, mukajya hirya no hino, mugatabaza abafite imbaraga, mugatabaza abafite ubushobozi, mukazana abanyabwenge. Bamara kunanirwa, bamara gucika intege, bamara kujya hasi, ibyabo byose bitaye agaciro, Imana ikabona guhagarara ikigaragaza nk'Imana. Noneho ntabwo icyubahiro cyayo yakwemera ko gifatwa n'abanyamahanga, nta nubwo icyubahiro cyayo yakwemera yuko gishidikanywaho. Haleluya. Imana ikora igihe abana b'abantu bamaze guceceka. Igihe abana b'abantu bamaze guceceka, baravuga we, Yobu baramuvuga, Yobu bamuca intege, Yobu batangaza amatangazo, igihugu cyose kimenya yuko Yobu Imana yamuretse, Imana yamurekuye, Imana niceceka ku buzima bwawe. Abantu bazavuga ko wataye agakiza, bazavuga ko waguye, bazavuga yuko Imana yakuretse, Imana yaragutereranye, Imana yarakuvumye. Nta kintu batavuga Imana yacecetse ku buzima bwawe. Ninde wagira icyo akuvugaho cyiza? Ninde wagira icyo agufasha? Ntawe. Inshuti zawe zikuvaho, ziraguhinduka, umuryango wawe ukakwihakana nk'uko bihakanye Yefuta. Ubutunzi bwawe nabwo burakwanga, bukuvaho. Ubutunzi bufite amatwi, bufite umunwa, bufite amaso, burakureba, bukakwanga, bukakuvaho, bukagushiraho, ugasigarana n'Imana yawe gusa. Umubiri wawe nawo ukakwanga, ukakuvaho. Haleluya. Ariko byose iyo Imana icecetse, ibicecekanye ikintu gikomeye. Imana yari ibitse Yemima, yari ibitse amashyo y'intama 14,000. Imana yari ibitse indogobe 1,000. Imana yari ibitse abasore n'inkumi, abahungu 7 n'abakobwa 3. Abo bantu Imana yari ibashishe, yari ibabikiye yo, ariko atarimo abireba. Iyo Imana yacecetse, ntabwo ikwereka ibyikubikiye, irakureka ukajya mu kibuga na Satani, mukihirika, akagukoza hirya, akagukoza hino, akakugarura, akakujyana, umuyaga ukaza, ubukene bukaza, indwara zikaza, ubugumba bukaza, ibibazo bikakugwiraho. Ariko mu ijuru hari Imana icecekana ibisubizo, hari Imana icecekana inyishyu. Imana yo yemeye yuko uhomba, ntabwo igusubiza ibyo wahombye gusa, iguhereza n'indishyi z'akababa, ikuba 2. Haleluya. Ngo mu bana Yobu yari afite, ngo abo yabyaye banyu, ngo bari bafite ubwiza budashobora kugereranywa n'abambere. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kuko nubwo iceceka itaturekura, nubwo iceceka, nubwo iduhana ikaturekura, ntago Imana igiceceka. Yesaya 54 umurongo wa 7 haranditswe neza ngo mbaye nkuretse akanya gato. Haleluya. Ntago Imana ishobora kukurekura by'igihe kirekire. Irabizi izi mbaraga zawe, izi mbaraga zawe, izi mbaraga z'umutima wawe, izi mbaraga z'ibitekerezo byawe, izaho kwihangana kwawe kugere, izaho kwihangana kwawe gushirira, izaho imbaraga zawe zirangirira. Irabizi neza kukurusha, niyo yaziguhaye. Ntabwo ishobora kukugerageza ikigeragezo kirenze kwihangana k'umutima wawe. Aho muri Yesaya 54 harakomeza ngo mbaye nkuretseho gatoya, ngo ariko nzakugarukanaho imbabazi zirenze, ngo ni Uwiteka avuga. Imana yikuretse ikakureka, hari impamvu nyinshi twarebye zishobora gutuma Imana ikureka. Atari uko wabaye umunyabyaha, atari uko yakwanze, ahubwo ari uko yakwishimiye. Nawe tekereza, kugira ngo Imana ikwishimire, iguhane mu maboko ya Satani kugira ngo akugerageze, kubera yuko igukunda kandi kuko ikwizeyemo imbaraga zihesha icyubahiro, zikoza Satani isoni. Niyo mpamvu mwene data Imana ireka
satani akakugiraho ububasha ngo ni akanya gato, ntabwo izatinda, ntizagutinza muri ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo biguhangayikisha, ibyo ngibyo biguhagaritse umutima, ibyo ngibyo bikugoye, ntabwo Imana izabigutinzamo. Ndaguhamiriza yuko yarabivuze muri Yesaya 54 ngo nzakugarukaho. Imana izakugarukaho, kandi nikugarukaho ndagira ngo nkubwire ngo uzagira ubwiza buruta ubwa mbere, icyubahiro uzagira kizaba kiruta icya mbere, abana uzagira bazaba baruta aba mbere. Abana erega Penina yarabyaye, arabyara, bajya gutamba ibitambo ishiro, agashinyagurira Ana, akamwikira ijisho, abana be bagakubagana, undi akagira intimba mu mutima, intimba Ana akayihorana mu mutima buri uko umwaka utashye. Kandi icyo gihe cyose Ana yarasengaga, Imana yaracecetse. Ana arasenga umwaka wa mbere, reka da, bajya gutamba ibitambo ishiro, akavayo afite agahinda. Abandi ugiye gutamba igitambo, vayo unezerewe Uwiteka, vayo wumva imbaraga zakuzuyemo, vayo wumva. Ariko Ana we ahubwira ngo atahane imbaraga, ahubwira ngo atahane umunezero, kuko avuye ku musozi w'Uwiteka, kuko amaze gutambira Uwiteka igitambo, akavanayo agahinda, akavanayo intimba, akavayo yarize. Umugabo we Rukana akamusanga, akamubwira ariko se Ana, sinkurutira abana b'abahungu 10 ko nguha imigabane 2, ko ngukunda ubizi, sinkurutira abana 10. Umwana w'umuntu ntago azigera amenya agahinda kawe nkuko kari, ntago yamenya agahinda kawe. Nta muntu numwe wabasha kumenya urugero ubabayemo, nta muntu numwe wabasha kumenya urugero uhangayitsemo, nta muntu numwe wabasha kumenya uburemere nyabwo bw'ikigeragezo wikoreye, nta muntu numwe wamenya agahinda kawe. Umunyarwanda niwe wabivuze neza ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoyemo, agahinda k'umwana w'Imana kamenywa n'umutima we, kakamenywa n'Imana yonyine. Umwana w'umuntu Rukana yaramubwiye ngo mbese sinkurutira abahungu 10. We yabonaga icyo kibazo cyoroshye, ariko Hana yarakomerewe. Yarebaga mukeba we Penina uburyo anezerewe n'urubyaro rwe, n'abahungu n'abakobwa barimo batamba igitambo, uburyo umunezero wa Penina urugero rwa ruriho, umubabaro wa Ana warukubye inshuro. Ageraho ananirwa gusenga, Imana icecetse ku buzima bwa Ana, ananirwa gusenga, asigara no ari kuwuza iminwa. Umutambyi w'Imana Eli amubwira ijambo, aramubwira ngo wa mugore waretse inzoga, waretse isindwe, wasinze kuri aya manywa. Iyo Imana yacecetse ku buzima bwawe, Imana yakuretse akanya gatoya, haleluya, abantu babona ko wasinze, isi irakwanga, isi guhindura umusazi kandi uri muzima. Watambuka bakabona uri umusazi kandi uri muzima, haleluya. Imbaraga z'Imana nizo zibasha kudushoboza mu bihe byo kurekwa n'Imana akanya gatoya, mu bihe byo guceceka kw'Imana ku buzima bwacu. Imana nibasha kutwambika imbaraga, Imana ikwambika imbaraga mu gihe cyo guceceka kwayo ku buzima bwayo. Ana arangije ntiyatakira abana b'abantu. Igihe Imana yacecetse ku buzima bwawe, reka gutakira abantu. Abantu ntabwo bazamenya umubabaro wawe, abantu ntabwo bazamenya agahinda kawe, abantu ntabwo bazamenya uko ubabaye n'urugero ubabayemo. Bwira Imana, komeza wegera Imana, komeza ukomeze. Arakomeza, maze Imana irangije yo kabyara, ibi mukubise igisubizo, ibi muhaye Samweli. Imana igiye kugusubiza mu gihe yacecekeye, ntabwo izana igisubizo gisa n'icy'abandi, ntabwo bishoboka. Imana igiye kugusubiza ntabwo ishobora kuguhereza icyo yahaye abandi, iguhereza igisubizo gisa ukwacyo, haleluya. Imana imuhereza Samweli muza amateka ye, mu batambyi n'abahanuzi bakomeye muri Israel, Samweli ari mu myanya ya mbere. Yabaye umutambyi kandi aba n'umuhanuzi icyarimwe, haleluya. Abantu bose niwe bajyaniraga ibitambo. Arangije Ana ngo aranezerwa cyane, Ana aranezerwa kuko Imana yamushubije. Ariko yaramushubije byagenze gute? Yari amaze kunanirwa, yari amaze kuruha, yari amaze gutotezwa na muramukazi we na mukeba we Penina.
mwene data, guceceka kw'Imana ku buzima bwacu biba bibitse ibintu byinshi. Imana ari giceceka iri kugira ngo gukomeza no mu kwizera. Birashoboka nabyo, birashoboka Imana yagukomeza kugira ngo ukomere mu gakiza, ikabona ari ngombwa yuko ikureka igaceceka, ikagira ngo ubanze ukomere, ubanze umenye yuko ari Imana mu bihe byose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muri Daniyeli ibice 3:16 tuhasanga abagabo 3 b'intwari babaye intwari. Imana yaracecetse irabareka, isa nkaho ibatereranye. Haleluya, Imana ishimwe cyane yuko igiceceka ariko ijisho rya ritatuvuyeho. Nibwo Imana yaceceka, Imana ijisho rya ntishobora kukuvaho, ijisho ryayo riracyakuriho. Saduraka, Meshake na Abedenego, Daniyeli ibice 3:16. Umwami akora igishushanyo cy'izahabu, tanga itegeko mu gihugu cyose ngo umuntu wese wo muri kino gihugu agomba kubama akubarira Imana y'umwami yakoze. Igishushanyo cyaremwe. Bahungu 3 ndabakunda cyane, barangije barahakana, baramubwira ati umva databuja, turabizi neza yuko uri umwami, ariko tukurahije Uwiteka, tukurahiye ukuri yuko ntago twakubarira Imana igishushanyo cy'izahabu wakoze, kigirwa Mana waremye, ntago dushobora kutubarira. Tegeko ry'Imana, ijambo ry'Imana ratwemeza yuko tugomba kubarira Imana yonyine iyo mu ijuru. Abagabo 3 mu gihugu cyose barigumura, bigumura ku mwami, baramubwira ati ntibishoboka. Baramuhamiriza, turabizi yuko Imana yacu nubwo yacecetse. Abagabo 3 bahamiriza umwami, baramubwira ati nubwo Imana itadukiza, nubwo itadukiza, ese ubundi wowe wizera Imana kubera ko iri kugukiza gusa? Wizera Imana kubera yuko hari amakuru ufite yuko iri buze gukora? Oya, iyo myizerere irapfuye mwene data. Twizera Imana kuko tuzi ko ari Imana, twamenye ko ari Imana yaraturemye idushyira hano ku isi. Ko kwizera ndagira ngo uhindure iyo myizerere. Niba wizera Imana kubera yuko hari akanunu, hari amakuru ufite, hari igihe bitazaboneka, hari igihe Imana izaceceka, uko kwizera kwawe kuzabasha kwirukana n'inkoko, kuzabasha kwirukana n'umuserebanya. Reka nkubwira aba bagabo 3 barangije babwira umwami, ariko uribaza icyubahiro cy'umwami imbere y'abagaragu. Abagaragu baratinyuka, batinyuka umwami, baramubwira ati iri tegeko ryawe turaripinze, imbaraga zose neza bararipinga, barihindura ubusa. Ibaze abana b'abasore guhindura itegeko ry'umwami ubusa. Igihugu cyose cyubashye kirapfukama. Abana 3 baravuga ati reka da, twebwe ntago turi buze kubarera igishushanyo cyawe. Ariko Imana ishimwe yuko ntago yabakojeje isoni, yaracecetse, ariko hari icyo yari icecekanye. Yari ibibikiye mu muriro, yari ibibikiye icyubahiro imbere y'umwami ndetse na Isirayeli n'Abisirayeli bose. Barangije barababoshye, barabajyanye, babagejeje imbere y'itanura, barebye itanura, baryenyegeza inshuro 7, babireba. Abana barakomeza, Imana iraceceka, ntiyagire amakuru ibaha, ntiyegeze ibabwira ngo muransanga mu muriro, ntiyegeze ibabwira ngo muraza kumbona. Reka da, bari bamaze kwakira urupfu, bari bamaze kwakira guhorwa, gukiranukira Imana. Ese wowe niki kiguhungabanya? Ese witegura ko isaha imwe, igihe kimwe, umunsi umwe wazahorwa gukiranuka kw'Imana ku buzima bwawe? Igihe kirimo kiragenda, byanditswe birimo birasohora. Iyi si irimo ibintu byinshi, kandi turabizi neza yuko igihe kizagera Kristo akaza gutwara itorero. Icyo gihe hari akarengane kenshi kazabaho mu minsi ya nyuma. Niba utarabashije guhamya, niba Imana iceceka mu buzima bwawe, ugahita ufata umwanzuro wo kuva mu byo wizeye, mu byo wahamije, urumva uzabasha gukomera kuri uwo munsi?
arangije babajugunya mu muriro, umuriro ugarukana abasirikare ubakubita hasi, aba ari bo utwika. Erega Imana ifite inzira nyinshi yateguye ku buzima bw'umukiranutsi wayo. Abaje kubajugunya mu muriro, abo ngabo nibo bahise Imana atangiye kubahorera batarayibona mu muriro. Barangije bageze mu muriro basanga Imana yabatanzemo. Imana yicecetse iba yamaze kugutanga mu kibazo. Icyo kibazo wowe ubona gikomeye, Imana yamaze kugutangamo. Ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'Imana muri icyo kibazo, muri icyo kigeragezo, muri izo nzitizi zose uri kumwe n'Imana, uri kumwe n'umwana wayo. Umwami nawe araza arabireba. Iyo Imana yigaragaje, iyo Imana yacecetse igihe kirekire ku buzima bwawe, ikaza kwigaragaza, abapagani barabimenya, abatizera barabimenya, abateregeze babimenya Imana barayimenya, abataregeze berekwa batangira kwerekwa. Umwami yafungutse amaso atangira kubona abantu bane mu muriro, bajugunyemo batatu, atangira kubona abantu bane. Uwo nguwo yavuye he? N'umwana w'intama w'Imana, n'Imana yaraje iba. Ntabwo Imana ishobora kuguta. Yesaya 54:7 nakubwiye ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo mbaye nkuretse akanyaga, n'akanya gatoya. Imana ntabwo yakurega igihe kirekire. Izi neza imbaraga z'umutima wawe, izi neza imbaraga z'ibitekerezo byawe. Ntabwo ishobora ngo ntishobora kugerageza birenze uko umutima wawe wihangana. Urugero ufite rwo kwihangana nirwo Imana ikugeragezaho. Urugero ugezeho rwo kwizera nirwo Imana ikugezaho mu kugerageza. Haleluya. Ntabwo Imana ishobora kuguterana mu bibazo no mu byago. Imana yarabigaragarije kuva uwo munsi. Imana ya Isiraheli, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego, niyo Mana yavuzwe mu isi yose, biramenyekana kugeza uyu munsi. Ngewe nawe turacyabimenya, turacyabikomereramo, riracyadukomeza iryo jambo. Abo bana batatu, abo basore baracyadukomeza. Ngewe nawe ibihumbi by'imyaka biratambutse bagize ubutwari imbere y'Imana. Imana yaracecetse, isa naho ibataye, isa naho itakiri kumwe nabo, isa naho ititaye ku byo barimo bakora bayihesha icyubahiro. Nawe hari igihe Imana ikwirengagiza igaceceka, ukagira ngo ntabwo irimo ikubona. Ibyo urimo ukora bihesha icyubahiro, Imana irabireba igaceceka. Ibyo urimo ukora, ufashe imfubyi, ufashe abapfakazi, usura abarwayi, Imana irabireba ikicecekera. Haleluya. Imana ni Imana, Imana ikora nk'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo muri icyo kibazo cyawe Imana ikirimo, Imana yakigutanzemo. Ntago wewe watanga Imana mu kibazo, uyitanze mu kibazo cyaguhitanye. Niba kitaraguhitanye nuko Imana yakigutanzemo, niba ubwo burwayi butaragutwaye nuko Imana yabugutanzemo mwene data. Niba warize ukarangiza, Imana yagutanze mu mashuri yawe, yagutanze imbere. Abatararangije suko barushaga ubwenge, abari mu kigeragezo cy'ubugumba, Imana yagutanze muri icyo kigeragezo. Umunsi umwe uzabona yuko yagutanze. Haleluya. Imana yatanze hano mu kigeragezo cy'ubugumba, ariko byarangiye imuhaye Samweli. Mu bibazo byose Imana yibyemeye kubijyamo, ibigutangamo. Ntabwo ushobora kwitanga, kuko uyitanze byakumira bunguri, byagutwara, byagutsinda. Wakwisanga wamaze kuva mu kwizera, wamaze kuva mu murongo. Ariko komera, Imana yagutanze muri icyo kibazo. Imana ni Imana izi umutima wawe, Imana ni Imana izi impamvu yacecetse ku buzima bwawe. Nijya kuvuga izacecekisha abantu, nijya kuvuga izacecekisha abakomeye, nijya kuvuga abari barakwanze bazakugarukira. Ibyo watakaje ntuzabigarurirwa nk'uko biri, uzagarurwa inshuro ebyiri z'ibyo watakaje. Ntabwo ari twebwe twenyine Imana yacecekanye. Haleluya. Wowe unyumva, ntabwo ari wowe Imana yacecekanye wenyine, ntabwo ari wowe wasenze Imana kugira ngo iceceke, ntabwo ari wowe wenyine. Ndaguhereza urugero, Yesu Kristo, Imana aracecetse. Muri Matayo 26 umurongo wa 36 ngo azamukana n'abigishwa be batatu yakundaga ku musozi i Getsemani, ngo arangije ajya gusenga, asengana umubabaro mwinshi cyane. Aravuga ngo Data, niba ibishoboka iki gikombe kindenge. Yaramaze kureba umubabaro agiye gucamo, yaramaze kureba inzira y'umusaraba igoye cyane agiye kunyuramo, yaramaze kureba ibigeragezo, yaramaze kureba uburyo bari bumukubite, yaramaze kureba uburyo bari bumucira mu maso, yaramaze kureba umusaraba agiye kwikorera uburyo uremere, yaramaze kureba, yari yitegereje, yarebye ibibazo bigiye kumuvukaho,
yarebye ikamba ry'amahwa agiye kwambara, yarebye imisumari agiye guterwa mu maboko, yarebye icumu agiye guterwa mu rubavu, yarebye sipongo bagiye kumunyweshaho vino isharira, yari yarebye agahinda agiye gucamo. Yari umwana w'Imana ariko yambaye umubiri. Impamvu bitugora, impamvu bitugeza kure, impamvu turira, impamvu tubabara nuko twambaye umubiri. Harangije haravuga ngo umutima ni ukunze ngo ariko umubiri ura. Kenshi mwene da, umutima wacu urifuza kugumana n'Imana, umutima urakomera, umutima ugahamya, ariko umubiri ukanga, umubiri ukatunanira. Yobu umubiri waramunaniye, arangije avuma umunsi yavutseho, aravuga ngo avuma uyu munsi navutseho, ndetse n'ijoro ryaho bivumwe. Atangira kuvuma, atangira kwicuza impamvu yaremwe, atangira kwicuza impamvu yaje ku isi. Hari igihe tugeramo Imana igaceceka, tukicuza impamvu twavutse. Hari igihe ushobora kuba nawe muri aka kanya urimo utekereza, hari n'igihe bigera umwana w'umuntu akatekereza kwiyambura ubuzima bwe, Imana ikamwihorera, ikaceceka, ikakureka, ukaba wanagenda ukamanika n'umugozi ngo ugiye kwiyahura, ariko ikazana umuntu, kuko ntishobora guceceka ngo ijisho ryayo rikuveho. Yesu arazamuka, yasenze inshuro 3 zose, abwira Imana ati iki gikombe kindenge. Akagaruka agasanga abigishwa basinzira, ntimubashije no kubana nanjye isaha imwe yonyine nibura, agasubira yagasenga. Byari bikomereye Yesu, umwana w'Imana. Niba Yesu yarasabye ko igikombe kimurenga, wowe umwana w'umuntu byagenda gute? Yararimo areba intambara iri imbere ye, yararimo areba urugendo, inzira y'umusaraba itoroshye yaragiye gucamo mwene data. Ariko Imana yaracecetse kugeza ku munota wanyu. Kubera iki Imana yacecetse? Hari icyo yari yaragambiriye kandi kigomba gusohora kuri Yesu Kristo. Hari izina rikomeye yari yaragambiriye kumuha, kandi yagombaga kubanza guca muri iyo nzira kugira ngo yicare iburyo bw'Imana Data wa twese. Nawe hari inzira ugomba gucamo kugira ngo ugere ku cy'Imana yakugeneye. Ntabwo Imana yita ku marira y'umwana w'umuntu, ahubwo yita ku cyo ayo marira azakugezaho. Imana ntabwo ishobora kwita ku gahinda n'umubabaro ufite ngo yirengagize umugambi ukomeye yakugambiriyeho. Haleluya. Hari igihe Imana iceceka, ikakwima amakuru, igaceceka kugira ngo irinde no kwizera kwawe. Yakubwira, ishobora kukubwira, yaza yakwiyereka, abantu babibona bakaguteza intambara zirusha noneho izo weho uri mucamo. Hari igihe wibwira ko ibyo urimo ucamo hari ibyo bikomeye, hari ibyo bikwishe ukumva urapfuye, kandi nyamara Imana yaguhumye bakakuzanira ibirenze, ibikubye inshuro nyinshi cyane ibyo uri mucamo. Komera ushikame, komera. Guceceka kw'Imana habamo igisubizo gikomeye. Iyo Imana icecetse, iba yavuze, Imana iravuga. Iceceka mbese ryari? Ntabwo Imana ari injajwa, ntabwo Imana ivuga nk'uko abantu tuvuga twabihereyeho. Imana yigeze igihe cyo gukora, iraceceka. Ntabwo Imana ivuga iri no gukora, Imana ikora yarangije kuvuga. Imana niba yaramaze kuvuga ku buzima bwawe, hari igihe Imana itubwira tugategereza, ibyo Imana ikubwira si ibyo uhita ubona. Nibyo bintu birimo bigora imyizerere yacu muri uyu munsi. Ntago turimo tubona ibyo Imana itubwiye. Imana irakubwira ngo ndagutabaye, Imana irakubwira ngo nkuvanye mu burwayi ndagukijije, ahubwo nyuma y'iryo jambo ugahita wongera noneho ukaremba ukumvura. Imana irashaka gukomera, umenya ko ari Imana ivuga, utandukanye imvugo y'umwana w'umuntu n'imvugo y'Imana. Haleluya. Imana irangije Yesu irabyemera, arakubitwa, ari umwana w'Imana nkuko nawe yabyemeye, ugahura n'ibyo bibazo kandi wikiranukira, kandi usenga ku manywa na nijoro, kandi usenga ibihe byose, wiriza ubusa, wirinda icyaha, ariko ugahura n'ibyo ngibyo. Ntago yakwanze, ntiyakwibagiwe,
Imana irakuzi, ikuzi neza, irabyemera. Yesu bamwambika ikamba ry'amahwa, bamucira mu maso amacana, bavuga ibintu byinshi ku buzima bwe, baramushinyagurira, bagera aho bamubwira ngo niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana, watweretse byinshi, wakoze ibimenyetso n'ibitangaza, nawe ivana aho ngaho ku musaraba. Ibaze urwo rugero rwo kugeragezwa, ibaze ako gashinyaguro, ibaze ako gasuzuguro basuzuguye umwana w'Imana. Imana yamanutse ikambara umubiri, araceceka. Nanjye ndakugira inama ujye uceceka. Yari umwana w'Imana, ariko kuko cyari igihe cyo guceceka kw'Imana ku buzima bwe, kubw'umugambi ukomeye yari irimo isoza mu buzima bwe. Bene data, erega inzira y'umugambi w'Imana ntaho ihuriye n'umugambi wayo, ntago bisa. Uko Imana yakubwiye uzamera, inzira ucamo nta hantu bihuriye, ntago bisa mwene data, ntago bisa. Akenshi inzira itujyana mu munezero, ibirimo amahwa, ibirimo imifatangwe, ibirimo imishubi, ibirimo imitego, ibirimo kurira, ibirimo kuboroga. Inzira itujyana mu butsinzi, inzira itujyana mu butsinzi, mu kunesha, irimo intege nkeya nyinshi cyane, irimo ibitugerageza, ibiduca intege, ibitubabaza umutima, ibintu byinshi. Iyo Imana irimo itegura kukuzamura ku rwego rwo hejuru, cyambere baranze ikagucisha bugufi, ikakwigisha uko uzubaha abaciye bugufi, ikabanza ikakwigisha, ikagukamuramo kwishyira hejuru, ikagukamuramo uburakari, ikagukamuramo ubwibone, ikagukamuramo ibyo ufite, ibyo utekereza, ikabona ikagushyira hejuru. Ntabwo Imana ishobora kugutegurira gushyira hejuru ngo ikunyuze kuri tapi ruje, ntibishoboka. Ntabwo Imana yakunyuza kuri tapi itukura kugira ngo ugere mu cyubahiro, kuko izi ko uzayigenderaho. Numara kugera mu mwanya wawe w'icyubahiro, uzanyura kuri iyo tapi, bazagusasira tapi unyureho itukura. Ariko urugendo rukugeza aho ngaho, bene data, sabyitegereza cyane, ruba rugoranye. Rimwe na rimwe uca mu rupfu, bikagusaba kutsinda urupfu kugira ngo uzayigere, bikagusaba kutsinda amarangamutima kugira ngo uzagere kuri iyo tapi. Mwene data, turi ku ijambo ryo guceceka kw'Imana. Mu guceceka kw'Imana harimo igisubizo gikomeye, harimo igisubizo, harimo igisubizo. Niba Imana yaracecetse ku buzima bwawe, menya ko harimo igisubizo. Muri uko guceceka, reka kwiheba, reka kwiganyira, reka kujya hirya no hino. Imana yacecekanye Aburahamu, data wo kwizera. Imana icecekana abagabo bakomeye cyane. Haleluya. Irabacecekana. Nawe Imana iragucecekana, ikakureka kibaza. Ariko Imana n'abantu bakabikubwira, ariko Imana wowe kuhora ku rusengero, wowe kuhora mu masengero, wazamutse imisozi, gusenga kurusha abantu, kuturusha gusenga. Kubera iki ukomeza kuba mu bibazo? Kubera iki? Birashoboka ko waba usengera ku byaha, birashoboka yuko waba usengera ku burozi, birashoboka ko waba usengera ku bintu bidafatika, ku bintu bitari byiza. Mwene data, oya, oya. Imana hari igihe kigera ku mukiranutsi wayo ikakwirata, nka Yobu ikakwirata, ikavuga ati dore umuntu wanjye, dore umunyamasengesho wanjye, uyu nguyu arankiranukira, dore umuvugabutumwa wanjye arankiranukira, dore umupasitori arankiranukira, dore umuhanuzi arankiranukira. Yarangiza ikakureka, Satani akakugaragaza agati, abatizera bakakugaragaza agati, bakakubunza, bakakuvuga, bakagushinyagurira. Nkuko bashinyaguriye Yesu, baramushinyagurira, nawe bakagushinyagurira. Ariko kwiherezo Imana yigaragaza mu ruhande rw'umukiranutsi wayo.
mwene data, kiranukira Imana, ukomeze ube mu murongo, ukomeze ushikame. Niba Imana itaratereranye Yobu kuva kwitangira, Zofari Birudadi bakamugerageza, bakamwita umwambuzi, bakamwita umwesikoro, bakamwita umuriganya, bakamuvugiraho amagambo, bikagenda, ubutunzi bwe bukagenda. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye neza, kugeza aho n'umugore we yamushinyagurira akamusaba kureka Imana, ariko bikarangira imuhaye abana b'abahungu n'abana b'abakobwa, kamusubiza amatungo ibikubye inshuro udashobora. Kubera icyo utekereza ko wowe Imana uzasozanya nabi nayo? Nta muntu wegeze atangirana n'Imana ngo basozanye nabi, ntibishoboka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose ubonye Imana icecetse mu buzima bwawe, igihe cyose ubonye Imana itarimo igaragara, birashoboka yuko washakisha Imana nk'uko Yobu yarayishakishije. Mu bice 23 twabisomye ngo nagiye iburyo, hari igihe ujya iburyo ugashaka Imana ukayishakisha, reka da, ugashaka Imana, reka da, ukajya ibumoso ugashaka Imana, ugasenga, ukiyiriza ubusa, ukihana, ugashakisha mu buryo, ugashaka abakozi b'Imana bagusengere, bakagusengera, bakagusiga amavuta, bagakora ibintu byose bakabikora, ariko ugasanga ubuzima bwawe burakomeza kwangirika, burakomeza kugenda, burakomeza kugenda. Yobu yarayishatse ngo n'iburyo n'ibumoso, ngo yihishe mu kuboko kwayo kw'iburyo ngo kugira ngo ntayibona. Imana ibikorera ubwende, ikakuninira, ukayisenga, ikakumva, ariko ikakuninira. Sinzi niba navuga ngo hahirwa uw'Imana icecekana, kuko Imana igucecekanye, ugasenga Imana igaceceka, byanze bikunze haba hahishemo yemima, haba hahishemo ibihumbi 14 by'intama, haba hahishemo indogobe 1000, haba hahishemo Samweli, haba hahishemo Isaka. Haleluya. Icyo dusabwa ni iki? Ni ukumenya ese niba Imana tuyisenga, turayisenga gute, turayiringira gute, byiringiro byawe bifatiye he, byiringiro byawe bifatiye he? Ijambo ry'Imana niryo ritwubaka, niryo ridukomeza, niryo ritubwira. Haleluya. Bibiriya, ijambo ry'Imana iratubwira neza, rikakubwira, rikakwambika imbaraga, ukumva urakomeye, ukumva ese ubundi ijwi ry'Imana. Niba udasoma Bibiriya, niba utagira umwanya wo gusoma Bibiriya, ntabwo uzamenya ko ari Imana yagucecekanye, ntabwo uzamenya, uzakomeza kwikebagura, uzagira ngo nawe wasenze za mana zo abahanuzi bari basenze, kuko nibo basenze bari ku musozi bagiye gutamba igitambo, bari kumwe na Eliya umugaragu w'Imana, barasenga barikebagura, bajya hirya no hino, ariko Imana zabo ntago zari zifite amatwi yo kumva. Hari igihe tugeramo ibihe bikakujyana, bikakugeza mu bitekerezo bipfuye, bikubwira yuko Imana wizeye atari Imana ishoboye. Bavuga butumwa ba Satani bo mu bitekerezo, bakagutera, bakakubwira yuko Imana yawe atari Imana, bakayituka, bakayisebya, bakayitesha agaciro. Ariko wowe ujye uba nka Yobu, uvuge ati Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe wabinyambuye. Wongereho uvuge ngo navuye mu nda y'isi ari ntacyo mfite. Iri jambo nararikunze cyane, nawe ndagira ngo ujye ugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Numara gutekereza ukamenya yuko iyi si nta kintu wayizanyemo, ukamenya ko waje muri iyi si utambaye inkweto, ukamenya ko waje muri iyi si utambaye ikote ryiza, ukamenya ko waje muri iyi si utambaye impeta ya zahabu, ukamenya ko waje muri iyi si utambaye imikufe ya zahabu, ukamenya yuko waje muri iyi si udafite inshuti, ukamenya ko waje muri iyi si udafite imodoka, ukamenya ko waje muri iyi si nta nzu ufite. Uko umeze uko nguko, nta kintu ufashe mu biganza byawe, nta kintu ufite, wambaye ubusa, uri aho ngaho, uri kuri zero. Numenya neza yuko waje muri iyi si nta kintu ufite, ntacyo utunze,
ntacyo uhawe, nta kintu wishingikirijeho, ugasobanukirwa yuko no kuva muri iyi si uzahava nta kintu ujyana. Ninde wari wabona ujya gushyingurwa terwa n'aho mushyingura? Twebwe dushyingura ku Karundo. Hari uwo wari wabona agiye ku Karundo akagendana n'imodoka ye bakayishyirana nawe mu mfyingurwa, bafata abagore 5 yari afite babamuherekezanya? Hari aho wari wabona bagiye gushyingura umugabo bamushyingurane abakobwa be 10 n'abahungu be 2? Bibaho. Nusobanukirwa yuko nusubira mu nda y'isi uzagenda nk'uko waje, ugasobanukirwa yuko agaciro ufite ari umwuka Imana yaguhaye, ugasobanukirwa yuko ibyo ufite bitarusha Imana yawe agaciro. Ikosa rikomeye nubisobanukirwa ibyo ngibyo neza, ukamenya ko nta kintu uzajyana mu nda y'isi, uzafata Imana wishyire ku munzani ipeze, kandi icyo gihe Imana naho yaceceka nta kintu kizakunyeganyeza na gatoya. Komera, Imana irakuzi, iragukunda kandi kwitayeho. Mu guceceka kwayo nta kintu na kimwe kibuza Imana kukwitaho. Imana iguha umugisha, ukomere. Reka dusenga Imana. Ushimwe Yesu, kuko iyo ucecetse ku buzima bwacu uba ugifite ukuboko kwawe gukora ku buzima bwacu, ndetse n'ijisho ryawe ntirituvaho. Uduhereze kumenya yuko mu guceceka kwawe harimo igisubizo gikomeye, tubisobanukirwe, tubishurirwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.